mana yanjye koko Imana itarimo kuzana kuko urufunda ngo ni filime mu bubuzi ubu ngubu agakecuru kanjye karansize ubu ubuzima bwako bwimereye neza aho nje ndimo kurwana n'indi mikino Korome mwana we mwana wanje nyina yaramutwaye ubu agiye babagaba niwo agiye mwazaga gukina kira mu mbuga yacu kiragihe yarari mu kiruhuko none ubu rero nyina yaramujanye basubiye mu biruhuko ngo mwana wanje waba ugize neza naguhamye tugatagata ashobora kubyara abahungu ngaho sana akira gatwe mwana wanjye ngo mwana wanjye wanje kira none se shaka action none se shaka wajya kujumba ubu gutinya ngo ntari kujya muze muri wenyine hano kakanya mwana wanje kuva yaburiye ubuzima muri jenoside yakorewe abatutsi ubwo abatutsi inkotanyi zirakotana ziba zirokoye ubuzima bwa reba na se wapfakana warukumbaza ubwo buzima nibwo bwarokokeye nibwo yaramara ibindi byose nakubwira mwana wanje igihe uzabyiga n'ibintu byinshi ntabwo wabimenya ntushaka ko utari kugita utujumba ngo ugerije kwahe neza soko kutemeza byarukije gute ngubu dore igihe cy'ikiruhuko
ndaza mvugane n'iwabo baze bagire bamunoherereza mwongeye muje muraza gukina agapira. wari ikirere gihindutse akajya kwari Mwana wanje rero afata ibijumba mu ntoki ugende umanuka hariya hepfo hahandi kunyuraga, noneho wahireho amarunda n'ufata ujanira amatungo sibyo, ujanira amatungo sibyo.